imbaraga mugomba murazimenya, mumenye neza uburyo muzikoresha. Imbaraga za Yesu ziri muri twebwe. Bibiliya iravuze ngo Abaefeso igice cya 19 mumenye n'ubwinshi bw'imbaraga zayo butagira akagero. Muvuge cyane ngo amen. Muvuge cyane ngo amen. Izo iha twebwe abizeye nk'uko imbaraga z'ububasha bwayo bukomeye ziri. Murongo wa 20 muvuge cyane ngo amen. Uko se ni cyane muvuge cyane ngo amen. Izo yakoreye muri Kristo ubwo yamuzuraga. Imbaraga yakoresheje izura Kristo ubapfuye ikamwicaza iburyo bwawe ahantu ho mu ijuru. Amen. Bareka dusimbukira muri aho ngaho nyine gishaka umurongo wa 20. Haleluya. Nuko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose nk'uko imbaraga zayo zidukoreramo. Nk'uko imbaraga zayo z'Imana zikorera muri twebwe. Bwira mugenzi wawe ufite imbaraga z'Imana ziba muri wowe, zituye muri wowe. Mubwire hari imbaraga z'Imana zituye muri twebwe, izo ihereza abantu ba. Hari umugabo umwe yagiye ku isoko ngo aragenda arahaha ibintu byose. Yari afite urugendo rw'ibyumweru 3.